nkuko mubibona aha turi ni muri studio za Harvest. Uyu ni wa mwanya wa Turibaza Igasubiza. Murabona ko turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye, tukaba turi kumwe na Gasore Jean Damascene, tukaba turi kumwe na Ernest, tukaba turi kumwe na John River. Kuri uyu munsi dufite ikibazo kibaza gutya. Kiravuga ngo mbese ni ryari umuntu wabatijwe mu mazi menshi ashobora kongera kubatizwa? Reka kwegere John River atubwire uko abyumva nuko abitekerezaho. Ya murakoze cyane, uko mbyumva ngewe numva yuko umuntu akwiye kubatizwa rimwe cyonyine, kuko wibuke yuko umwami Yesu akirano ku isi yabatijwe rimwe, yabatijwe inshuro ya kabiri. Numva yuko buri muntu wese akwiye kubatizwa rimwe, wenda tukakurikiza amategeko y'Imana. Wenda hari ukira aho ngaho, Yesu yari umuziranenge, nta cyaha yakoraga. Yewe sinzi wenda ari uko uri kubyumva ngiye numvaga, kuko Yesu we ni Yesu ukuntu yari umuziranenge, boye impamvu atabatijwe wenda bwa kabiri. Mbese abantu ntabwo ari ba Yesu. Mbese abantu ni ba Yesu. Ngewe ko ndimo kubyumva yuko abantu atari ba Yesu, nundi umuntu aba yarakoze icyaha. Numva yuko nimba yarakoze icyaha, uko umutima umwemeza niko yakagombye akajya kubatizwa. Ako numva yuko ndabivuze ngo umuntu nimba yakoze icyaha uyu munsi kagenda ngo ajye kubatizwa mu mazi, oya, ahubwo we umutima nama ubukwe kumwemeza kuba yajya kuyana mu nzu y'Imana. Ariko umuntu ndagwemeye kubatizwa inshuro ya kabiri, numva yuko yabatizwa inshuro imwe yonyine. Okay, urakoze cyane. Urakoze cyane. John River arakoze cyane. Ernest, ryari umuntu yabatizwa mu mazi menshi kandi aziko yabatijwe? Yongera kubatizwa se? Atangaye cyane. Nge ndumva yuko niba warabatijwe mu mazi menshi ntabwo ari ngombwa wongera ubatizwe. Kenze wenda warabatijwe ku gahanga. Warabatijwe ku gahanga niho byaba ngombwa kongera kubatizwa mu mazi menshi. Kuko umubatizo nyawe Bibiliya ivugaho ni umubatizo w'amazi menshi. Niyo mpamvu nanjye nahisemo nkongera kubatizwa mu mazi menshi. Urakoze cyane. Urakoze. Reka na Damascene nawe atubwire uko abyumva nuko abitekereza kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Ntabwo agomba kongera kubatizwa mu mazi menshi, kuko iyo wabatijwe, umubatizo ni ikimenyetso gisobanura neza yuko upfanywe na Kristo ukanazukana na Kristo. Iyo wabatijwe rero, ntabwo nzi nimba upfanywe na Kristo bwa kabiri cyangwa bwa gatatu cyangwa bwa kane. Abashomba nabo baba bahari, ariko nta hantu nigeze nsoma ko umuntu aba akwiriye kongera kuba yabatizwa muri Bibiliya. Urakoze cyane kutubwira uko byumva no kubitekereza. Gusa hari benshi babyumva bitandukanye nuko wowe ubyumva, nuko ngiye mbyumva, nuko Hope abyumva, John River. Twebwe twese bivuze ngo nta kuri kuzuye dufite kuri byo, ariko Bibiliya yo igigaragaza ukuri kuzuye ku bibazo tuba dufite bya buri munsi. Ngo rero reka twegere umushumba aduha ukuri ku kijyanye n'iki kibazo yifashishije Bibiliya. Murakoze cyane. Murakoze. Ngira ngo mukanya nabonye ikiganiro mwagiranye n'abandi kivuga ku kongera kubatizwa mu Narabatijwe mu mazi menshi. Muri gahunda ya Turibaza Igasubiza, iki ni ikibazo gikomeye. Ngira ngo namwe mwaramuyoboye ikiganiro, mwahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Abantu ati Yesu yabatijwe rimwe, kandi ko ku mubatizo ugomba kuba rimwe, umukana wo mu mazi menshi. Ariko reka twihuse cyane twibuke ko umubatizo twabonye, umubatizo Bibiliya yemera umubatizo mu mazi menshi. Yohana aje nawe yaje abatiza amazi menshi. Umubatizo wa Yohana wari umubatizo wo kwihana ibyaha. Urugero dusomere mu byakozwe n'intumwa 18, ngira ngo 18, ibyakozwe n'intumwa 18. Hepfo uhereye n'ahantu ku nkuru ya Apolo, udusomere uhereye nko hepfo kuri 24 wenda ugerageze kwihuta, turaza no kugera kuri 19 wumve. Hari umubatizo wa Yohana n'umubatizo wa Kristo, cyangwa se umubatizo ushushanya Kristo. Turaza gusanga hari abantu babatijwe kabiri kandi barabatijwe mu mazi menshi. Yego, dusomere byihuse. Haravuga ngo hariho umuyuda witwaga Apolo wavukiye muri Alexandria, bukeye agera muri Efeso. Yari umuntu w'intyoza w'umunyabwenge, kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. Uwo yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu,
yagiraga umwete mwinshi mu mutima avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. nushaka kurekeraho. Apolo ni umunyamisiri, ni umunyafrika, yari mu Misiri, Alexandria ari mu Misiri, yigishijwe ibya Yesu ariko na mbere ya Yesu bigaragara ko we yarazi Yohana, yarazi ko Yohana yateguje Yesu, abwirwa ibya Yesu. Urumva handitse ngo yigishwe ibya Yesu ariko ntago yahuye n'ababanye nande na Yesu, ntago yahuye n'abazi Yesu neza. We yarabwiwe ibya Yesu, azi n'umubatizo wa Yohana, bigaragara ko yarabatijwe nawe umubatizo mu mazi menshi kuko niwo yarazi. Dusomye Byakozwe 19 ushaka ku murongo wa mbere, wewe utumanukeze kuri 5, aho Paulo nawe yahuye n'abantu babatijwe umubatizo wa Yohana gusa. Wumva ibyabaye mu bice 19 haravuga ngo Apolo ari i Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Mwabatijwe mu batizo ki? Paulo arabaje mwahawe umwuka wera, kuko Paulo numva ngo Paulo ahagera yarababonye asanga bizera Yesu, asanga bavuga Yesu ariko ntiyabona imbuto z'umwuka. Abari muri Harvest murabizi tumaze iminsi turi kwiga igitabo inzandiko za Gishumba, aho tuvuga ngo umukristo agomba kurangwa n'imirimo myiza. Hari abantu ushanga barabatizwe ariko ntubone imbuto z'umwuka. Rero hari igihe ushaka gusanga umuntu yarabatijwe umubatizo, turaje tubire impamvu umuntu ashobora wenda kongera kubatizwa bwa kabiri kandi yarabatijwe mu mazi menshi. Nagira ngo tubanze twumve ko kuba umuntu yarabatijwe mu mazi menshi ugomba kubanza ugasobanukirwa ngo yabatijwe we mubatizo. Ushaka gusanga atarabatijwe umubatizo wa Kristo, ashobora yarabatijwe umubatizo w'idini gusa, ashobora yarabatijwe umubatizo w'ababyeyi. Hari abantu bagiye babatizwa kubera ko iwabo barabagurira imyenda, kubera ko iwabo abandi bana barabafanta. Umva nka kera ukuntu umuntu yabatizwaga bamuhicaza ku meza bakamugura imyenda mishyashya, baramuha fanta, baramuha inyama, umuntu akafata nanjye ngize imyaka 12 ndaza kubatizwa. Urumva umuntu mu by'ukuri ntago yizeye, nta nubwo yihannye, ni umuhango gusa agize ute akoze. Uyu muntu aramutse akuze akamenya Kristo akakira agakiza, akavuga ati none okay ndasobanukiye burya cyagiye bya binari ndimo n'umuhango, nta nubwo nabatijwe burya n'umunyengo mu mazi nariye, agafata icyemezo cyo kongera kubatizwa, akaza akabwira ati pasiteri ndizeye none ndashaka kubatizwa, twamubatiza. Umubatizo utari wo kwihana, utari wo kwizera, utari wo kugera ikirenge mu cya Kristo, nakongera nkabatizwa mu mazi menshi. Niba warabatijwe umubatizo kubira ngo amazi akuraho icyaha, uwo mubatizo ntabwo ari umubatizo wa Bibiliya, ko ntabwo birivuga ko amazi akuraho icyaha. Ahubwo amazi ni ikimenyetso gifite igisobanuro gikomeye cyane kitagomba gutesha agaciro. Igihe icyo gisobanuro utagira wagisobanukirwa rero wagira. So rero ngira ngo ni ikiganiro kiratuma abakristo benshi twinira tukisuzuma, kuko mu by'ukuri hari benshi bari mu rusengero basenga usanga rwose barabatijwe ariko mu by'ukuri nabo batazi impamvu bagize ute babatijwe, batazi umubatizo batijwe wariwe. Niyo mpamvu dusanga tugifite ibibazo cy'uko abenshi nanone imbuto z'umwuka wera nazo ziraba ikibazo. Tuzakomeza kubiganira ariko nanone wumve ko nanone ntabwo ari itegeko, nta mugozi dushyiramo umuntu, bisaba kwizera, ni conviction, kwemezwa n'umutima ko ari byiza gutera ikirenge mu cya Kristo, ukabatizwa usobanukiwe neza icyo ugiye kugira ute kubatizwa. Imana ibahe umugisha, murakoze, murakunzwe. Amen.